Okay, bantu banye nk'ibisanzwe nongeye guhereza ikaze. Uyu munsi nongeye kuzana kandi ka application kameze neza. So nk'ibisanzwe munze kohereza application igiye zitandukanye ko wakora amafaranga ntagishoro nk'ibisanzwe narazibahaye. Yego mwabonye yuko zikora zimwe na zimwe zo twagiye tubahereza. Yego ijana zo tuba twabahaye ijana usanga wenda hari zimunekamo wenda zibikura akahita kugeraho byihuse n'izibagora, ariko iyi ngiyi no nkuzaniye nayo uraza kuyikunda nk'ibisanzwe. Link urabaza kuyikura muri video description. Nongeye kuzana indi application imeze neza. Application ati imeze gute? Ni muri zo sanzwe mbahereza, iyi nayo muzayikunda kuko ari application nabonye imeze neza. So wowe link uraza kuyikura muri video description, uraza gukanda uhita kugeza kuri Play Store. Link ngiye kuyikura kuri WhatsApp, niho ngiye kuyikanda wo, ariko wowe uraza kuyikura muri video description. Onda uhita kugeza kuri Play Store, niho tugiye kwita downloading application. Already uraza kuyikanda uhita kugeza ahangaha. Ya application twayigezeho nukunguku ni Rewards 11. Uraza kwita kandi install ahangaha faster ubundi tu downloading. Ati iyi application rero ikora gute, imeze gute? Ni application burusha kureba ubwiza bwayo, umanuka ahangaha ukareba ranka yabagiye bayitera comment. Tuvuge nkahangaha ku tariki 24 z'ukwa mbere 2026 yate comment agira ati it's a good app, you can use it, you can earn $1 in just 3 days by spending 2-3 hours. This may first withdraw. Yagize ati iyi ni application nziza ushobora kuyikoresha ukora amafaranga, ukorera $1 mu minsi 3 gusa, o spending amasaha agera muri 2 gusa. Uyu nawe yagize ati yo hasi nawe yagize ati ngo dukwani n'umunyarwanda Jean Claude niyo gusubizo. Yagize this app is very excellent in the making money apps day. App is fast, no during and they provide payment without asking the level. Agize ati ya application nziza irahebuje, kwishyura yishyura udasabye kugira ngo utumire umuntu wari wese. Uwa gatatu yagize ati this app is great since I am now using $1 to pay a game, but then I don't have niki angaha nukuko application imeze. So tuzaza twebwe dukande open, already twebwe twahise tuyestara ya nuko imeze. Tuyokora account hejuru ahangaha n'umukoresha icyongereza uzashyira icyongereza, udakoresha icyongereza ukoresha izindi ndimi uzazanga uhitemo, ariko ahangaha mu icyongereza n'Espanyol n'Igihindi n'Ikiportugal twebwe tuzahitamo icyongereza. Yokora icyo bita sign in. So tuzakanda no munsi sign in no tuzedukanda ahangaha. Sa tugira ngo teams of use and the privacy policy. By continuing to using this app, you agree to terms or service and the privacy. Your data will be securely handled according to our policy. Ushatse kandise decline cyangwa accept, tuzakanda accept guy. Tugiye gukora icyo bita tugiye gukora account, tugiye kumanza twinjire kuri email turaza gukoresha. Ya application umuti nababwiye muzashimira nyuma. Turaza dukanda ahangaha kuri application kuri email tugukoresha. Ya application no umuti guy. So twahise tugira ahangaha. Asa tugira ngo pay and win unlimited coin every day. Tuzakanda start earn. Ya ikena ni application imeze neza. Ya ni application imeze neza. Asa tugira ngo play game get free rewards, play game win, find a game you love, play it, lock up and the reward by completing level. Zakanda agree asanga allow tracking aha uhakande. So aha twebwe bagiye kutugyuza mu nzira yo kuza ngo app with usage da kongeye dukanda ahangaha. Minota yanjye yari kugira ngo nabikoze fresh. Ushaka ukanda skip ugakomeza ukigendera, ariko ushaka gukina game ukanda hariye ndaza nkande okay ahangaha intesubira ahangaha inyuma ko hariya already byakunze. Already twahise tugira ahangaha gukina game, gaining access to more gaining is easy, accept to our team conditional, discover popular game and start earning reward. Ukanda unlock more.
nihita ukanda ubundi ukagenda ukareba ibindi bikurikira. Tukimara kwinjira muri ya application yacu yitwa Rewards 11 twese twinjira duhereza coin zingana uku nguku. Uri kubona ko no hano hejuru yasa tubwira ngo account history. Twese twakiya sign up basa duhereza coin zingana ni 199 twahise tuyakira kakanya. Ya application ati ni gute imeza ryo bita play time, play game, our favorite game and any rewards. Ukanda play game ukakira cyangwa ugakina game. Tugiye ku bityo bita tugiye komunuka nese umunsi noneho game noneho ziri hot zishyushye zimeze neza akuraho ibiceri. Hari cyo bita enjoy quiz zop, hari cyo bita enjoy crazy zop n'ibindi. Ahanga ugenda waninga bitewe niyo uri kugenda ukina. So aha rero ati ni gutige izi game zikinwa. Hari cyo bita redeem n'ibisanzwe cyangwa redeem, ukora redeem ukoresha bita PayPal cyangwa Binance. Byo nayiberetse kuri profile yacu bahita twereka profile yacu cyangwa profile yacu tukatugaruka hanga. So tugiye gukora noneho amafaranga yacu noneho tuyakoramo gute nyirizina. So nababwiye linki uraza kwikura muri video description ukande utujya kudownloading application ukore bino ngiye ukwereka bahita guhereza bonus ya mbere wayibonye none uko kundi ngenda uspendinga umwanya ni kubasha gukora mwa amafaranga muri ya application. Tuzazanganitse ngo twazanetse ngo bonus basa kugira ngo complete NFA to continue. Unlock this section by completing at least one offer from our partner. So I can view nitse ngo view cyangwa no partner yayo ni iki ibisaba ibintu bimeze gute. Aha urukona ko handitse ngo pay no uzakanda. Okay, muri application rero nababwiye ko harimo uburyo bwinshi umuntu akora mu ibiceri. Handitse aha kwizi tugiye kwakanda turebe ibindi bikurikira batuzanira. So asa tugira ngo running Chrome no bahise batuzanira. Aha tugiye kumanza skipping eno ibora baduhaye turebe ibisabwa. Gasubirana inyuma. Kuri kwizi turi kwigira kuri kwizi ahanga. Kwizi aha uzahitamo nari sport uzakanda sport kanditse ngo processed. Okay, nyine ya application nukunguko tuyirimo nyine tu. Aha ngaha nababwiye kuri game aha urakanda ukagenda ukareba ibindi bisabwa ari kukwereka ugenda gukora. Hari cyo hano bita noneho icyo bita bonus aho wakanda ukagenda ukareba bonus aguhereza. Aha barakubwira ngo bonus ufungura kahita ubona 10 hano 5 ads zawo uko ziba zimeze. Iyo dukanda nese survey ahanga muri tablo survey zayo nango ziri kwita ziza. Ahanga nicyo bita aha nitse lock urakanda ugakanda view ukagenda ugakora unlock ziriya bolo ziri lock. Aha rero kuri ukora unlock aricyo bita ngo word tag chain war aricyo bita uko ugenda ukina n'umwanya umaraho cyane. Rero tugiye kuzanitse ngo play on tugiye kuzanitse play on turebe ibyari byo. Play on turaza dukanditse ngo play on hano hejuru. Play on already baduhaye game tugiye kudownloading. Turaza tuyikanda nga download. Ya iyi ni play on baduhaye. Turaza dutegereze gatoya. Play on hariya iyi game ku bantu bigeze bakunda game yitwa M-Piasa bagakunda M-Crypto wenda birashoboka yuko sinzi ayo wakuyemo ariko abandi baguhamiriza yuko ari application babikuyemo kenshi kuko nanjye niba nibuka neza nabikuyemo amadolari 10 nangahera ashobora kuba yarageze muri 13 niba 15 niba nibuka neza ntabwo wenda navuga wenda ko ari mbi nyine tu ya ni muri ubwo buryo. So iyi application rero nayo bayita Rewards 11 naberetse nyine uko ikora nuko imeze. Hari cyo bita tugiye kudownloadinga iyi application tugiye kudownloadinga nkuko abitubwira ngo hari abafatanya bikorwa babakorana muri za application. Ubwo buryo rero ujya kureba icyo bita offers babashyizemo cyangwa ibyo babashyizemo kujya bagende babikurikirane
nibyo bituma bivamo nyine ibiciro baguhaye. Izi application kenshi na kenshi guy ntago zimeze nka za zindi ziba zishyura, ahubwo byaterwa n'umwanya uba umaraho. So rero uyidownloadinze kugira ngo ukonfaminge baguhereze biriya biceri, nuko uza nyine ukajya no kuzamo ukanayifungura ugakora account muri yo, genda ukina ukabona reward zayo. Iyi application nayo nzabereka niba umuntu yashabasha gukora mw'ibiceri. Twebwe rero tugiye kwita dusubira handi nyuma muri application, muri application kandi turangize dukore refresh, twongeye tuze tuyikande kuri application turebe niba ira rewards yacu bayiduhaye. Reward yacu bayiduhaye. Turongera tuze dukanditse ngo play, tugende turebe application ko already twayidownloadinze nihera. Akanda kuri active turebe application twadownloadinze iri. Okay, application twadownloadinze bayita play. Ahangaha turaza tuhakande turebe. Turakanda, iya niyo twadownloadinze. So ahangaha rero umwanya ugenda umaraho hariya niwe bagenda bakubarira bitewe n'umwanya wamazeho. Ahangaha umwanya waba wamaze muri application niwo bagenda bakubarira. So reka twongere dusubirane inyuma gato ya turebe noneho. Okay guys, nyibisanzwe rero ya application twayinjiyemo hari icyo bita playtime game, play your favorite game and earning rewards. Urahakanda ahangaha ukagenda ukareba ibyo bakubwira ahangaha. So iza application ngubu yukanzanganditse ngo pay already ihita kujyana kuri Play Store, ukahita downloadinga ukagenda ugakora task ziba zirimo. Yugarutsa inyuma bahita guhereza zira rewards. Uko nakanga twebwe nango twazesta ikora ko ino application ino video ndi gukora nango ufite mega ziri enough kugira ngo mbashe kuzikora. Uko mega nateganyije nago arizo ndi gukoresha ahangaha none ari cyo bita quiz. Izi boro zose abaguhaye nabonye ibintu babyiganje mu ari kugenda ugakora ibintu babaguhaye muri application nyene tu. Ku bantu bazi gukora ububoro bwo kuri online kano ko karoroshye cyane, kuko ukanda ahangaha handitse ngo ha bonus, urakanda ukakanda unlock, babasha kwita agoreza zino boro aho genda ukadownloadinga application bakagoreza ira rewards babaguhaye. Ahangaha uragenda ukadownloadinga ukanda star ukayashyira muri phone yawe, kuko muri phone yanjye bitewe n'umwanya mfitemo ntango mfitemo enough storage, ntango shaka kudownloadinga izindi application kuko zanyinjiriza phone. Ariko ubikoze uko nguko aha ukayikora ukagenda ukadownloadinga application bahita baguhereza zira coin. Nahangaha handitse ngo get 5, ahangaha urakanda ukareba handitse ngo view, ukakanda ukagenda ukadownloadinga zira application baguhaye, ugakanditse ngo play. Naho urakanda ukagenda ukanditse star, bakahita ugaruka hariya umwanya umaraho no utuma baguhereza ziriya coin. So twebwe hariya hose nababeretse aricyo nita invite. Noneho ahangaha ifite abantu tumira, tuvuge nk'urugero start camp aricyo total earn, total refer, cyo bita next engagement hero. Ahangaha muri application kiza cyayo naga ari paka kugira ngo utumire kujya guhereze baguhereze ubikure, naga ariko biri aricyo noneho ritwa levels bawagezeho start camp. Coin zingana aho ugenda utumira 0 kujya kuri 150 bagoreza coin 150 komisiyo. Aricyo bita engagement hero, aho utumira 150 kujya ku 131 akugureza 300 coin 300 ya komisiyo. So ibi rero nago ari byo twebwe turi kugenda twibanda tuvuga ngo ibiki n'ibiki, ibintu ukubibereka gusa biri just byaho ngaho gusa, kuko kugira ngo wenda kwara abantu bafite na team nyine ngari babasha gutumira nk'abantu tugiye no kubikora ahangaha turebe kubikura ese baba bimeze gute. Iyo dukanze kuri Binance ahangaha basatwereka yuko kubikura ari uko nguko ibintu biba bimeze. Dolari imwe ni coin 8,000, ahangaha ni coin 8,000. Amadolari 3 ni coin 24,000. Amadolari 5 ni coin 40,000. Amadolari 10 ni coin 80,000. Amadolari 20 ni coin 100, ni coin 160. Amadolari 50 ni coin 410.
amadolari 70 ni coin zingahe? 1 2 3 4 5 atandatu ni coin miliyoni 5 amadolari 70. Amadolari 100 ni coin miliyoni 8,200. So anga kubikura kwayo anga wayibonye no kuri PayPal anga ugenda ugera kuri PayPal anga ho ni idolari imwe ringana na coin 8,200. Anga kuri Binance mu ngi batubye ko ari 8,000 gusa bya coin. Ese zino coin wazigira gute? Yego naberetse nyine uburyo umuntu zino coin yazigiramo. Hariya bababwiye yuko umwanya umaraho udownloading application ukina game niho ubasha gukoramo ibiceri. Nababwiye ko bino biboro bisaba kugira ngo ubashe gufite umwanya wa muri telefone yawe kudownloading application kugira ngo ubone izi game zose udownloadinga ukinamo umwanya umaraho ubona ibiceri kabisa muri application playing anga game. So ubwayo winjiyemo ugakanda kuri link baguhaye naguhaye ukahita ugenda ukadownloading application ubwayo bahita guhereza bagoreza ino bonus ya mbere iyi ngiyi sign up bakahita bayiguhereza bahita guhereza bonus ingana n'aya ngaye kuko utinjiye kuri iyo utinjiye kuri iyo link ugenda downloading application ino bonus nayo baguhereza kabisa nayo baguha. Anga naberetse byinshi mbikuye muri application aho ugenda ufite ikibazo wandike ino team ikayaguhereza. So ni ibintu bisa nkaho byoroshye cyane. Anga urabandikira kuri email bakahita bagusubiza vuba vuba. Nyuma yuko rero twinjiye muri application, iyi application harimo uburyo bwinshi abantu bakoramo amafaranga. Ku bantu bafite mega cyangwa bafite internet bari gupfusha ubusa muri minsi batari gukoresha. Na iyi application wayikoresha. Ku bantu bigeze bakoresha bita M-Pesa, bakoresha M-Crypto n'izindi zigiye zitandukanye. Inu yitegeze na application urabona ko byenda gusa 100%. So rero iyi application ukimana kwinjiramo n'ibisanzwe uraza gukoresha link nashize muri video description. Nuyinjiriramo bahitagureza zino coin zingana n'199 kujya kuri 200 kuzamura. Imugihe rero wakoza account uraza kwikanda ujye kuri application ujye kuri Play Store downloading. Aha rero harimo uburyo bumeze gute. Ya application rero twayinjemo nabetse ko wakora account mu buryo bworoshye cyane. Haricyo bita play time game, play your favorite game and earn rewards. Mu buryo bworoshye cyane ukanda play ahangaha ni ibintu byoroshye ukagenda ukareba ibindi bikurikira. So ni ibintu byoroshye ahangaha ari play urahakanda ukagenda ukahita kugeza kuri Play Store ukadownloading application baguhaye noneho ukagenda ugakora ibyo baguhaye ukagaruka rero ukahitagureza coin zawe mu buryo bworoshye cyane. So iyi application rero ni iroroshye cyane kwikoresha ku bantu imigeze bakoresha nakubwiye M-Pesa, M-Crypto n'izindi. Game noneho zayo nuko zimeze. Haricyo bita enjoy, quiz shop, haricyo bita enjoy, cry shop, haricyo bita enjoy extra shop. So haricyo bita new shop, enjoy, haricyo bita mind metro stop, anga haricyo bita rates up, angaha rates as, angaha harimo uburyo bwinshi zose wakanzeho urakanda ukagenda ukareba ibyo baguhaye ku bantu maze ukora utuboro twa online. Kano kaboro karoroshye cyane. Sishaka gutinda kuri video nindi biki ya application ku bantu migeze mubona iyo bita M-Crypto twakoze iyo bita M-Pesa twakoze biroroshye cyane ko ntango nakurigo nyuruzamo ngo abantu benshi genda downloading application kandi ngena enough storage ufite muri phone. Aricyo bita noneho icyo bita bonus aha urakanda ukagenda completing akubya ngo complete any offer to continue and unlock this section by completing at least one offers from our partner. Akubya ngo basi selecting uzuze basi at least umupartner umwe muri application twaguhaye kugira ngo ubashe kubona iri bonus baguhaye. Uzuga kanditse play ahangaha ukagenda ukadownloading application bakahita guhereza iri ya bonus baguhaye. Ariko izi boro urukubona ko zifite storage nini. Iyi application kugira ikoreshe nuko ufite icyo bita mega ukagira niyo bita enough storage. Yego niko bimeze niko iri ya application na gari scam cyangwa application yo kubeshya. Nababwiye ko kubikura ari kuri ukandanze kuri Reba ufite Binance cyangwa ufite PayPal ukakandanze Binance no munsi uko bayiduhaye kugira ufite amadolari ufite coin zingana 8,000 tubikuri dollar ako kanya iyo afite already ahita yifisha ukandanga kuri Binance yawe. Wa ufite amadolari wa ufite
coin zingana n'ibihumbi 24 ukahita ubikura amadolari 3, aho ufite coin zingana n'ibihumbi 40 ukabikura amadolari 5, ukamanuka na hasi ukagera ngaho naho ubikura amadolari 100. So ni ibintu byoroshye biri muri application. Iyo ushaka no kuvugisha ante profile ukanetse ngo contact as, ukahita ubandika kuri email bakahita bagusubiza. Ya application tutayitinzemo tuvuge ngo twiteho umwanya mwinshi nabakoreye video uko kuri iyo bita mcrypto uko mwakuramwe amafaranga nuko wabikora. So rero kugira ngo ukuremwe amafaranga muri application banga nakubwira kwana bajyavuga ngo iyi application ngo kugira ngo ugire amafaranga biragora. Kandi naberetse hariya kuri Play Store ko arimwe abantu benshi bagiye bavuga ko bagiye babikura amafaranga baspendinze mu minsi 3 gusa bahise bakora $1. Ati ni gute bikora? Iza application so baguhaye ugomba kuzidownloading. Kwana bafite wifi rero aya namahirwe yanyu, cyangwa abantu bafite mega z'ukwezi ahora babahereza. Mwagenda mu downloading application, ariko abantu bafite umwanya, nge impamvu wabonye na download application nyinshi muri phone yanjye nta mwanya afite uhagije, kuko phone yanjye already isa nkaho yuzuye bitewe na application zirimo zigiye zuzuyemo. Rero ukanda nahangaha ukagenda ukareba ukakora handitse lock, ukakora unlock ukagenda ubona muri byinshi biba birimo. Ukanza no hejuru batakwereka twakoze sign up, bataduhereza yangaya enoza coin zingana n'199. So rero kujya guhereza izo coin nukuraza gukura, uraza ukanda muri link twashize muri application ikande kugeze kuri Play Store downloading application bahita kwihera zino coin. So twebwe ntago dushaka gutinda muri video kango tuyimare umwanya munini. Ndizera ko ku bantu b'abanyarwanda maze kumenya iyo bita mcrypto, bamenye niyo bita mpiyasa, barazikoze barabizi kundusha. So ingire ntago nakwirwa nyitaho umwanya mvuga ngo nyiteho umwanya mbereka step za dangenda mbereka buri kimwe na kimwe. Benshi barayize application roshe kuyikoresha. Buri kimwe cyose agwaye nari ku downloading application uzajya urayidownloadinga ugarukemo ugende uzi ibyo baguhayemo. Niba wageze ku downloadinga ugende uyifungure ubundi ugaruke ukore refresh bahita kwihera zira coin zawe. So ndizera ko application mwayikunze, muraza kuyikunda nayo ni application nziza. Ndizera ko rero kakana application ko azabanyura, mwandike muri comment indi application mushaka ko mbakorera bonize nyibakorera. Ni sam promoter bakunda cyane baza ku mutima akana ko nishufuje kubageza, kuko nabonye kameze nka mcrypto kandi abantu bambye ko mcrypto bino bagiye babikora niyo bita mpiyasa, abantu bagiye bayibikora. So ndakuna cyane, Imana ikomeze barinde. Ciao ciao.